kwera ku Imana mu buzima bwawe Imana yaza kukubwira icyatumye kweza nugarira kwera ku Imana mu buzima bwawe Imana yaza kukubwira icyagutoranirije muri isi ndagira ngo ntangarize umuntu wese ungurikiye hari icyo Imana yakuremeye undi muntu wese kwisi adafite miliyari zigize isi zose hari icyo Imana yakuremeye kuzakora mu isi abandi bantu bari bose batafite ufite umwihariko niyo mpamvu cyagihe mu buhimo igihe mama wawe yaragutwite inda zavuyemo zari nyinshi iyawe ntiyavamo mu gihe reka nkubwire inshuti y'umusaraba mu gihe wari uri ahantu mu gihe wari uri mu kwa muganga urwaye hari abapfuye wowe ntabwo wapfuye mu buhinja bwawe hari ninja zapfuye wowe ntabwo wapfuye hari impamvu y'Imana yakuremye papa si y'Imana irahari icyanu ugasobanukirwa icyo Imana yakuremye maze ukera wamara kwera icyo Imana yakuremeye kigasohora mu buzima bwawe iyo dutakaje kwera ku Imana duhinduka igihombo cy'Imana ariko tugaruye kwera ku Imana mu buzima bwacu Imana itubona nk'inyungu ikadukoresha icyatumye turema haleluya amen haleluya icyamukagarura kwera ku Imana mu buzima bwawe icyamukarwana no kunuwagarura kwera ku Imana mu buzima bwawe ni gutabagarura kwera ku Imana mu buzima bwawe ni ku munsi watandukana n'ikibi n'igisa n'ikibi watandukana icyaha n'igisa n'icyaha biravuga ngo dukuraho ibizinga n'iminkanyari ariko abantu twamenye kumesa ibizinga ariko iminkanyari yagumye ku buzima bwacu bene data umunkanyari wahari ni nabo tuzonze none se wagira ngo kugeza uyu munsi abantu ntabwo bagiye gukora ibintu bikomeye oya kereka bihararutswe ariko uyu munsi abantu bafite utundi tuntu tw'udutiko turi iyo ngiyo inyuma iminkanyari turayifite ibizinga turabizi ko bigaragara ku mwenda wari wose cyane cyane noneho wera ibyo twarabimeshe dusigarana iminkanyari umunkanyari niki ntimugira ngo niwe ku gahanga ndashaka kuvuga ku munkanyari Bibiliya ivuga ngo mwameshe ibizinga ariko iminkanyari mukureho n'iminkanyari mumese ibizinga mukureho n'iminkanyari nta kindi kintu bishaka kuvuga umunkanyari ni umukunju uri ku mwenda ariko uri ahantu hatakwiriye kujya umukunju imikunjo myinshi mu myenda bya bindi abantu bakunze gukoresha ngo ariko siko yambaye ishati itagoroye ngo wagira ngo inka yanyekenye cyangwa se bayikuye mu kanwa k'inka iyo minkanyari irimo aho ngaho mu buzima bwawe wemeye kureka ubusambanyi kubera ko udashaka kurwara sida no gutwara ikinyendaro wemeye kureka ibintu runaka ntushaka kunywa inzoga kubera ko uzi yuko ziteze businzi ukanagwa ukagira ibikomere ntushaka ariko nanone ntabwo wakita uzi ko n'uwita n'amategeko y'igihugu aragufunga ibyo ngibyo byose twarabiretse ariko hari ubundi buntu twasigaranye ubwo ngubwo nabwo tubukurayo kugira ngo turusheho kwera Imana idukoreshe icyo yaturemeye Yesu rahimazwe cyane haleluya Imana idukoreshe icyo yaturemeye n'icyo Imana yaturemeye imirimo myiza niko Bibiliya imbwira mu Befeso ngo imirimo myiza iboneka muri Kristo Yesu ngo iyo yiteguriye kera isi itararemwa niba uyu munsi ukora ibintu bitandukanye n'imirimo myiza bisobanuye ko utera haleluya amen ndimo ndagana ku musozo nshuti z'umusaraba ndabinginze bene data ndabasaba muze tugaragaza kwera twere nitumara kwera biraza gutuma tuba tugomba kuba bo mu Imana ntabwo Imana turemeye bene data nubwo dukwiriye gucuruza wari uzi ko no gucuruza Imana ibyemera wari uzi yuko na business Imana izemera wasanga Imana yarakuremeye business ariko muri izo business muri iyo business ndakwinginze gira kwera muri iyo business numara kugira kwera muri iyo business hari amateka yawe agiye guhinduka numara kugira kwera muri iyo business hari ubuzima bwawe bugiye guhinduka numara kugira kwera muri iyo business hari amahirwe ya menshi yo kugira ngo business yawe